kabiri genda uko Imana ishaka. Yewe wa mugabo we Imana ihora ikubwira wa mugore we buri munsi uri kubwira ngo reka ubusambanyi, reka ingeso mbi, wanze kuzireka. Mana we uwite lebo tope elevo aba bantu ko Mana kufite umugambi wo kubakingura umuryango wanyemereye lebo tope elevo, imbabazi zawe ni nyinshi, bagirire neza. Ariko imirimo yawe irazwi, hagarara neza, gendana n'Imana, bana n'Imana. Ndagusabye mbabarira uyu munsi wa none imirimo yawe yagaragaye imbere y'Imana. Imirimo myiza iragaragara n'imirimo mibi iragaragara. Imana yambwiye ngo igiye gutabara abantu 10 cyase abumva ijambo bamamagare, kuko Imana yambwiye ngo irashaka gutabara, irashaka kubohora, irashaka ko abamwe bihana babuze kwihana. Hari abashaka kujya kwihana akabura uwo yaturira. Umamagare ufashe wihane, kuko dore inkota y'Uwiteka iraje bigendewe kubera imirimo yawe. Imirimo yawe Imana irashaka ko ihinduka, igahinduka imirimo yo kugirirwa imbabazi n'Imana. Kuko Imana irakureba, yakwitegeza igasanga imirimo yawe mbega ntikwiriye gutuma Imana iza gukingura umuryango. Ariko umuntu ufite imirimo inejeje Imana ije kumukingurira. Jambo rifite intego ivuga ngo Imana irakinguye. Reka tubasuhuze twifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Imana ikomeze baho umugisha, ibagirire neza. Turi muri rwa rugendo rw'ivuga butumwa. Imana umugisha, utarakora subscribe turakuhinginze kugira ngo uyikore, kugira ngo tubane umunsi ku munsi. Imbere ya kamera murabona umuntu w'Imana nanone kandi mukunda. Reka atangire adusuhuza ndetse yibwira n'abatamuzi kugira ngo atugeze ikimana yamukize ku mutima. Yes, ashimwe cyane. Amazina yanjye ni Uyumuhanuzi Strato, undi Imana n'abantu bayo. Mwami Imana baho umugisha mwinshi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi bukuru, ni ubuhanuzi bukomeye, kandi hari n'ibyo Imana yagiye inyereka mu ruhande rwawe. Ariko wowe uneze amatwi tubane maso, kuko ari icyo Imana ishaka gukora. Yesu naguha umugisha. Imana iguha umugisha. Watangira usengera abantu b'Imana kugira ngo umwami akuyobore. Imana iguha umugisha, ikugirire neza. Mwami himbazwa, kuko uri Imana itararikira abantu ubusa. Buri muntu wese uraritse kumva iki kiganiro umuha umugisha, kandi umuraritse kuko hari n'ibye. Mu izina rya Yesu ahabwa umugisha, mwatuye nk'umutambyi. Mana data wa twese, wowe ufite imbaraga zikiza kandi zibohora, ndakwinginze aka kanya, tegeka, koresha itegeko, ushyire mu mahoro bacuriye ingoni. Ngushimiye ko waturinze nawe ukamurinda. Ngushimiye ko warinze aba banyamakuru. Ngushimiye ko Mwami Imana usohoje umugambi wawe. Ikihe kibi cyawe ngaho ngwino utegeke kandi uganze. Ibyo turagusabye ngo udufashe, kandi kugira ngo tuyobore, tuvuge tubwirijwe nawe. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Mu gihe gitoya dufite, imbaraga zawe arizo zikora. Mu izina rya Yesu ndagushimiye ko ubikoze. Ngaho ikibe kibi cyawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen, amen, amen. Imana ishimwe. Munyarwanda, munyarwandakazi, Murundi nawe mukongomani, abatuye isi bose. Aka kanya Imana ntabwo ivugana n'abanyarwanda gusa, ahubwo irimo kuvugana n'isi yose. Rero ndagusabye aka kanya aho uri nuwongere usenge. Bibiliya iravuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Kubera ko abantu bavuye mu bwisho, niyo mpamvu barimo gutembanwa n'imiraba. Imana irashaka ko abantu baba mu bwisho kugira ngo ibarinde amakuba akomeye, ikingura imiryango yabo. Imana yambwiye irambwira ngo izi mirimo y'abantu ibe myiza irayizi, ibe mibi irayizi. Ima lebo tope enevo. Imana irimo kuvugana nanjye, irimo kumbwira ngo dore
izi uburyo wakuyemo inda, irabizi izi uburyo umutima wawe uteye, ariko Imana yambwiye ngo wowe uneze amatwi, Imana yambwiye ngo nireba imirimo isanga ari imirimo myiza, kuko Imana izi imirimo yawe kandi abafite imirimo myiza Imana yambwiye ngo ije kubakingurira abahagaze neza, dore yambwiye ngo ije kubakingura imiryango ikinze. Imana ishimwe cyane. Rero umusomyi mwiza twihuse nagendere mu gitabo cy'ibyahishuwe 3 murongo wa 7, byahishuwe 3, byahishuwe Yohana 3 umurongo wa 7. haravuze ngo titire yaho iravuze ngo ibyahishuriwe Yohana igice cyaho cya 3 umurongo wa 7. Titire iravuze ngo urwandiko rwandikiwe abi Philadelphia, urwandiko rwandikiye itorero ry'abi Philadelphia. wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, wandikire marayika w'itorero. Uyu munsi ni wowe mama, ni wowe papa, ni wowe wa mukobwa we, ibyo ukorera mu rwongora ahantu rwihishwa aho umuntu atabona, aho amaso y'umuntu atabona, wa muntu we ngo wandikiwe urwandiko. wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, wandikire marayika uwera w'itorero w'ukuri ry'i Philadelphia, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura, ukingura ntihagire ukinga. Avuze aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Murongo wa 9 haravuze ngo, nashakaga umurongo wa 7 wonyine, reka ngusubiremo. wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, uwera kandi w'ukuri, utagira ikinyoma, umukiranutsi uruta abakiranutsi, umutunzi w'imbabazi uruta abanyembabazi, umutunzi ugira neza ufite ubutunzi bw'impuhwe nyinshi, aravuga ati, ufite urufunguzo rwa Dawidi, uwo ni Yesu Kristo, cyangwa se Imana isumba byose. ukingura ntihagire ukinga, ukingura ntihagire umuntu ukinga, kandi ukinga ntihagire umuntu ukingura. aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe. Uyu munsi wa none imirimo ubamo Imana irayizi. Uko wirwa uvuga abakozi y'Imana, Imana irakuzi, garukiraho. Uko wirwa mu busambanyi, Imana irabizi. Uko wirwa mu bubeshi, Imana irabizi. Yewe mushumba, yewe muhanuzi, yewe muvuga butumwa, yewe imirimo yawe Imana irayizi. Yewe mukozi wa leta we, yewe muntu ukora akazi ke ka buri munsi, habe akazi ukora muri bizinesi yawe, imirimo yawe Imana irayizi. izi uburyo ukorera Imana, niba ukiranuka cyangwa ubeshya, akazi kose ubamo burya ntuzagire ngo n'ubwenge bwawe, ntuzagire ngo n'ubuhanga bwawe bwakaguhesheje. Niba ucuruza ntuzagire ngo n'ubuhanga nuko uzi kumanaginga kuruta abandi, ahubwo nuko Uwiteka yabyemeye akavuga ngo jya hariya agukiza urubwa, agukiza icyagombaga gutuma uhora wiheba, urangije uribagirwa. Imana iravuze ngo izi mirimo ukoramo niba ari myiza irayizi, wowe wibagiwe ugakora ibidakwiriye Imana irabizi. Ariko ijambo ryavuze ngo uwera w'ukuri ukinga ntihagire ukingura, yakingwa ntihagire ukinga. Aravuze ngo nzi imirimo yawe uyu munsi ni iyi. Dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Ndahanurira umuntu uri mu mwanya mwiza, ndahanurira umuntu uri mu masezerano akayabagarira, ndahanurira umuntu wavuze imihigo agahigurira Imana,
ndahanurira umuntu wihanganiye mu mubabaro mu nzu y'inzitane mu nzira y'inzitane ndahanurira umuntu batutse akihangana bakamurwanya akihangana dore kiza urugi rukinguye imbere yawe ni Imana ivuganye nawe Imana ishyize urugi rukinguye kuko ari urugi ruvuye ku Uwiteka le boto pe le vodrai coup de sasegere liko saya bitute meniaserebo ishyize urugi rukinguye le boto pe le vodrai kudre imbere yawe kuko imirimo yawe yapimwe isanga irashyitse niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo nzi imirimo yawe uba ufite imirimo mibi irayizi uba ufite imirimo myiza irayizi icyiza rero ufite imirimo myiza Imana iravuze ngo nkiza urugi rukinguye imbere yawe kugira ngo winjire muri gakondo y'Abisirayeli igihe kimwe Imana irebye imirimo y'Abisirayeli Imana irebye imirimo uburyo bahagaze neza igira ugari irebye ukuntu barimo bakiranukira Imana bamaje gucishwa bugufi n'ijambo ry'Uwiteka Bibiliya ivuga muri Yesu 5:9 Bibiliya ivuga ngo noneho uyu munsi ngo Uwiteka abwira Yesu ati uyu munsi mbakuye igisuzuguriro abanyegiputa babasuzugura icyo ngo aho hantu ngo nicyo gituma na bugingo n'ubu ngo hitwa igiruga Imana ihindura izina kubera imirimo yabo myiza kandi mwibuke ko iri tera Imana yakijije mwibuke ko hari abo yahitaniye mu butayu Imana ije gushyira urugi rukinguye imbere yawe nta wundi ufite ubutabazi nta wundi ufite kwishyura ideni nta wundi ufite kugukorera ubukwe nta wundi ufite kuguhereza ijambo nta wundi ufite kugukuriza nta wundi ufite kuguha urubyaro nta wundi ufite kugutabara nta wundi ufite kuguha igikundiro ugakurwa nk'abandi nta wundi ufite kukwicaza ku ntebe igakomera nta wundi ufite kukubakira n'uwera ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ndavuga Kristo ayiwe data we aravuze ngo dore le boto pe enevo shoto kolobo Imana ishimwe cyane le boto pe enevo Imana iravuze ngo ishyize urugi rukinguye niba ufite urufunguzo rukinga kandi rugakingura Imana ishimwe cyane yanumye irambwira ngo dore ije gukora igitangaza nabonye mpabwa imfunguzo 3 ngo mbona ndimo ndafungura abantu benshi Imana irambwira ngo mukozi wanjye impamvu nkutumye hariya ndashaka gutabara ndashaka kurengera ndashaka gukora igitangaza ariko kubari bunyumvire le boto pe le vodrai coup de sasegere Uwiteka aravuga ngo dore ngiye gukingura buri muntu wese ngo bigendanye n'imirimo akora uwankoreye neza kiza urugi rukinguye imbere ye ariko uwankoreye nabi mukinguriye kunyubaha bivuze ngo kubaha Imana bishobora guca mu mubabaro kandi yarubayeho neza wakemereye Imana itari yaza kije guseka kije kureba uko itarano yagoye kwitwara Uwiteka yambwiye ngo araje gukingura urugi rwari rukinzwe ariko kandi mwibuke ko imvugo y'Imana iratangaje hari n'abakingurirwa inzu za gereza ibyo bijya bibaho rero ndashaka kurebo enevodra va mu bunyanga va mu bubeshyi areka kabiri genda uko Imana ishaka yewe wa mugabo we Imana ihora ikubwira wa mugore we buri munsi uri kubwira ngo reka ubusambanyi reka ingeso mbi wanze kuzireka Mana we uwite lebo tope elevo aba bantu ko Mana kufite umugambi wo kubakingura umuryango wanyemereye lebo tope elevo imbabazi zawe ni nyinshi bagirire neza ariko imirimo yawe irazwi hagarara neza gendana n'Imana bana n'Imana ndagusabye mbabarira uyu munsi wa none imirimo yawe yagaragaye imbere y'Imana imirimo myiza iragaragara n'imirimo mibi iragaragara Imana yambwiye ngo igiye gutabara abantu 10 cyase abumva ijambo bamamagare kuko Imana yambwiye ngo irashaka gutabara irashaka kubohora irashaka ko abamwe bihana babuze kwihana hari abashaka kujya kwihana akabura uwo yaturira umamagare ufashe wihane
kuko dore inkota y'Uwiteka iraje bigendewe kubera imirimo yawe Imana irashaka ko ihinduka igahinduka imirimo yo kugirirwa imbabazi n'Imana kuko Imana irakureba yakwitegeza igasanga imirimo yawe mbega ntikwiriye gutuma Imana iza gukingura umuryango ariko umuntu ufite imirimo inejeje Imana ije kumukingurira jambo rifite intego ivuga ngo Imana irakinguye kubahagaze neza kubarimo neza kububaha Imana irakinguye wowe rero utari wakizwa utari wabona mwa Kristo mwami n'umukiza ngo mwakire ufite ikibazo ufite ingeso yakunaniye hamagara 078 3 3 2 9 078 3 3 2 kubari hanze akamenyetso ko guteranya 50 7 8 3 3 2 9 4 2 Imana yambwiye ngiye mirimo yawukora Imana iraje ukora neza agiye kugororerwa ibyiza ari gukora ibibi Imana neraje imwitura ibikwiranye n'ibyo akora ndagusabye kunga udapfa emerera Imana ikorane nawe emerera Imana ikweze dore wihana usubiramo Imana yashaka ukizwa niba rero ushaka kubaho kugakira uhamagare iyo nimero dusengane Imana mufashe Imana nkugira inama dusengane ibyananiranye Yesu ajya bikora nyuma yo kwezwa Imana ishimwe cyane Imana iduhana umugisha shalom 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 murakoze cyane muntu w'Imana Imana igumugisha hanyuma wabasengera kugira ngo abumva bumvishije Imana ibagirire neza murakoze Mana turagushimiye mu izina rya Yesu ubutumwa Maya butambukije uko bumbwiye ntabwo ngabanyije kandi sinongereye imbaraga zawe niziza zikore buri umuntu wese akira ubuzima buzima akira bohoke ukuri Imana ndabigushimiye ko witegekeye kandi uyu mwene data ukinguriye umuryango niyakire mwami kuko akiranuka gakora ibishimwa nawe ndagusabye ngo umukingure umuryango mu izina rya Yesu ndakwinginze ndagutabaje n'uyu nguyu mwami ufite imirimo itari myiza itakunejeje uyu munsi wa none uca ingeso ze mbi ukureho ibibi kure imbaraga mbi usenye ibyo gusenywa urimbura ibyo kurimburwa ndabigushimiye uyu mubyeyi utabyara ahora yirwanirira impande n'impande kugira areke abone urubyaro ariko byaranze dore bagiye mu bapfumu byaranze ndagusabye ngo umwiyeke imirimo mibi mwamuyikureho umugaruzi muwe zawe kandi umunsi wa none Uwiteka we uzamamagara ntazaba ari njyewe umusengera habwe imbaraga zawe azaba arizo zimukoresha uzikora imirimo n'ibitangaza atabarwe kuko wambwiye ngo uzamamagara tugasenga hari icyo ugiye gukora mu izina rya Yesu amen amen amen